Haleluya. Yesu ashimwe kandi. Ni byiza ko dutuza twumva n'ijambo ry'Imana. Kisome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uko intego y'iteraniro imeze, igice cya mbere umurongo wa 16. Ariko reka mbanze nivuge, hari abantu baje nyuma. Nitwa Mutimura Ishimwe Thierry, ndi umukristo w'itorero rya Nyakabanda, Paruwasi ni Muhima. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo kandi bimwuzuye kaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Bibiliya iravuze ngo kandi ibimwuzuye kaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Hanyuma some irindi rimwe, Matayo ibice 13 umurongo wa 33. Matayo ibice 13 umurongo wa 33. Bibiliya iravuze ngo abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Tuvuge cyane ngo amen. Amen, amen, amen. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo ibimwuzuye ibyo twahaweho. Ni Yesu bavuze. Yuzuye Yesu ni byinshi, ariko reka duhere ku kintu gikomeye cyitwa imbabazi. Yesu yuzuye imbabazi. Yaravuze muri Yesaya 61. Yesaya yahanuye ariko ari gukorerwamo n'umwuka wa Yesu. Aravuga ngo Mwuka wera yaransize ngo nze gutangaza umwaka Imana izagiramo imbabazi. Turashima Imana ko turi mu mwaka w'imbabazi z'Imana. Haleluya. Mwebwe mushobora kutumva uburemere buri mu mbabazi za Yesu, ariko Yesu afite imbabazi. Kandi Yesu yakubabariye ntabwo agucyurira, arakubabarira bigahita birangira byose. Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Jambo rya kabiri, muri Yesu huzuyemo ubuntu ariko butari ubusa. Ubuntu buri muri Yesu ntago ari ubusa. Yesu yaje kudukiza umuvumo twazaniwe n'icyaha. Satani yagiye kwinjira mu muntu. Ndagira ngo abantu bari inyuma bigira imbere ko ngiye kuvuga amagambo akomeye, mwegere hafi. Ndabona imbere hari imyanya, muze muyicaremo. Nari mvuze ngo Satani yagiye kwinjira mu muntu anyura mu marembo agera muri 5. Ayo marembo yombi uko agera muri 5, Yesu nawe yinjirira mu irembo rimwe muri ayo ngaya 5, agasibanganya ibyatewe n'ayo marembo yombi uko ari 5. Irembo rya mbere Satani anyuramo yinjira mu muntu, ari cyo kintu cyatumye Yesu tuzanira ubuntu bw'Imana bwatwinjijemo agakiza. Irembo rya mbere ryitwa ibitekerezo. Ndabatangariza ko Satani nta kintu na kimwe ashobora gutinya, cyangwa se nta muntu n'umwe yatinya. Kandi iyo yamaze gufata ibitekerezo byawe, nawe akubona byoroshye. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye, Imana irashaka ko mwitanga rubyiruko mukaba igitambo cyo guhimbaza Uwiteka. Hari igihe abantu bashimisha Imana iminwa ariko imitima idahari. Ndagira ngo ibyo ngibyo mubyihorere, Imana irashaka imitima yanyu cyane. Umuririmbyi wa 273 yaravuze ngo dukanguke kandi dukanguke dukora imirimo yacu kandi cyane. Aravuga ngo twitange tube igitambo cyo guhimbaza Uwiteka. Hari igihe abantu bahimbaza Uwiteka ariko bakazana imibiri, imitima bakayisiga. Ntago bashobora guhimbaza Imana nka bene Kora. Umugabo witwa Billy Graham yaravuze ngo when we pray, it is not body's posture that counts, but heart's attitude.
biravuze ngo iyo turi gusenga ntabwo Imana ireba posteri cyangwa se umwifato wo mu mubiri. Imana ngo yita ku gihagararo cy'ibitekerezo iyo mwaje gusenga nk'uko nguko. Hari igihe rero uramya Imana ariko igihagararo cy'ibitekerezo kidahari. Ibyo ngibyo nta muntu bishobora gufasha kuko nawe biba bitagufashije. Kandi iyo turi mu materaniro, nubwo impande n'impande ndi kumva bari gusakuza, hari andi majwi y'abandi bantu, ariko wowe ba nk'umuntu wicaye hano, ube hano nkawe, nibiba ngombwa ndanabegera. Narivuze ngo ntago mu masengesho cyangwa se mu kuramya Imana hakenewe umwifato w'umubiri. Imana ikeneye igihagararo cy'ibitekerezo byawe. John Bunyan wanditse igitabo cy'umugenzi mu magambo 100 meza yavuze, nasomyemo ijambo yavuze ngo in a prayer it's better to have a heart without words than to have words without a heart. Ngo mu masengesho cyangwa se mu kuramya Imana ni byiza ko amagambo aba ari makeya, umutima ari wo uhari, kuruta ko amagambo yaba menshi nta mutima uhari. Imana irashaka imitima yanyu. Cyo ni cyambere. Satani rero iyo agiye kwinjira mu muntu anyura mu irembo ryitwa ibitekerezo. Kandi iyo yafashe ibitekerezo byawe, nta kindi kibazo aba gifitanye n'ibyo uririmba, n'ibyo ubwiriza, n'amasengesho usenga, ibitekerezo yabifasha. Irembo rya kabiri ni irembo ryitwa amaso. Ngwiki? Iri rembo yarifatiyemo umugabo witwa Dawidi mu gice cya 11 mu gitabo cya 2 cya Samweli. Bibiliya iravuga ngo abami igihe cyo gutabara kigeze, Dawidi we yisigariye ibwami. Ngo hanyuma ni mugoroba, nabivuzeho kwa gatatu, reka namwe mbibabwire, Satani yagiye kukwica guhuza n'undi yishe. Imbaraga Satani akoresha yica bazima azibika mu bandi yamaze kwica. Mbibutse ko kugira ngo Adamu agwe byasabye ko Eva abahari. Donc umuntu wese Satani azi uruhande agiramo intege nke. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso cyane, ukabera maso cyane ahantu kunze kugira intege nke, kuko Satani yahanyura akakwicira ubugingo. Dawidi ngo yarebye Batisheba yambaye ubusa, ngibyo byinjira mu mutima we. Abatandukanye n'isezerano Yobu yagize mu gitabo cya 31 cya Yobu igice cya 31, yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanjye, none nabasha nte kwifuza umukobwa. Ari igihe umuntu aramenya ariko amaso yatarakoranye nayo isezerano. Satani ashobora kukwinjiramo anyuze mu bintu warebye. Ashobora kureba ibintu Satani akakwinjiramo. Aha gatatu, Satani anyura mu muntu, cyangwa se irembo rindi Satani anyuramo yinjira mu muntu n'ugutwi. Bibiliya iravuga ngo uruganda rw'izahabu n'umuriro, ariko umuntu ageragezwa n'ibyo bamwogeza. Abantu bashaka kukubwira ibintu bikakwinjiramo ukabura apfuye mu bugingo. Bashaka kukubwira ko uzi kuririmba neza, Satani akabakwinjiyemo. Kandi nta muntu n'umwe uzi kuririmba neza. Mvuze nabi? Nta muntu uzi kuririmba. Kuko ntabwo turirimbira abantu, ahubwo dukwiye kuririmbira Imana. Mukwiye kuba muririmba mutameze nk'abari kuririmbira abantu, ahubwo muri kuririmbira Imana. Kuko iyo uri kuririmbira Imana, icyo bita kuramya cyangwa se adoration, ni ugukura amaso ku bantu ukareba Imana uri kuririmbira. Ibyo bituma ibintu byose urimo bisunikwa n'imbaraga zibiri mu maso y'Imana. Umuririmbyi w'indirimbo nahereho yavuze ngo nutumbira Yesu, umusaruro urimo uzaba nkawe. Kandi ngo abantu bose bakureba bazamenya ko ubana nawe, ngo hanyuma bareke ubugome bitabe Yesu. Iyo abantu baririmba bataririmbira Imana, baririmbira abandi, nta muntu ushobora kuza kuri Yesu. Ijambo twasomye muri Matayo ryavuze ngo ubwami bw'Imana Yesu yabugereranyije n'umusemburo cyangwa se ijambo ry'Imana umugore yenze ngakarihisha mu myariko 3 y'ifu. Iyo Bibiliya ivuze umugore, ibivuze umuntu wese witirirwa Kristo, kuko niwe mukwe. Ngo uyu mugore yakiriye umusemburo, rero ariyo magambo y'Imana, arayahisha. Kandi ayahisha ahantu hagera muri 3, ngira ngo mwumve.
ahambere ngo yahahishe mu mwariko wa mbere witwa umutima cyangwa se umwuka. Igice cyitwa umwuka ni igice gikorerwamo n'impano y'Imana. Impano twahawe mu rusengero zituye muri iyo karitsiye yitwa umwuka cyangwa se umutima. Niyo mpamvu iyo urangaye mu mutima, impano yose Imana yaguhaye Satani arayivangira akayigiraho icyo bita access. Kajya uririmbira Imana ariko karirimbira na Satani. Kajya ucurangira Imana ariko gacurangira na Satani, kubera ko utarinze umutima. Imigani ibice 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko iby'ubugingo arimo bikomoka. Iyo utarinze umutima, Satani arawukoresha, kandi akawukoresha akoresha impano Imana yashyize muri uwo mutima. Aho ngaho rero Yesu yaravuze ngo uwo mwariko w'ifu, ngo uyu mugore yabitsemo ijambo ry'Imana ryuzura umutima we, ku buryo atakoraga nkawe, ahubwo yakoraga nk'ibintu biri mu mutima we. Hari igihe umuntu akora ibintu yafashe mu mutwe ariko bitageze mu mutima. Aho mbiganira n'uwo twari twegeranye. Ibintu bya Yesu iyo bibitse mu mutwe uhinduka intyoza muri byo, ariko iyo bikugeze mu mutima biraguhindura. Hari igihe abantu babika ibintu bya Yesu mu mutwe bakabimenya cyane, bakamenya kubikurikiranya no kubitondeka, ariko bitarageze mu mutima. Hanyuma umwariko wa kabiri uyu mugore yahishemo ijambo ry'Imana, ni igice cyitwa ubugingo gituye mu bizera bonyine. Uko iyo umuntu atarakizwa abagize ibice bibiri, icya gatatu kiba gipfuye, ariko Imana izura iyo ije gutanga agakiza, ni igice cyitwa ubugingo. Ku buryo iki gice cyitwa ubugingo kingana n'ibintu byose ukora, n'ubwenge ushyira mu bintu ukora, ndetse n'imigambi ufite. Iyo kitajemo ijambo ry'Imana ryinshi, ushobora kugambirira nk'umupagani kandi ukijijwe. Niho bajya kuvuga ngo umuntu ko yari umuririmbyi mwiza yishingiye gute? Yari umuririmbyi mwiza ariko ubugingo bwe bwari bupfuye, kuko yagambiriye kwishingira. Ntabwo ari ibintu umuntu akora mu munsi umwe, biva mu migambi. Aho hose rero ijambo ry'Imana ringana na Yesu riza mu mutima rikawuhindura. Haleluya. Menya ndi kuvuga amagambo agoye ariko murayumva. Hanyuma umwariko wa gatatu ni umubiri. Hari imvugo ngewe ntajya nemera ivuga ngo agakiza kaba mu mutima ariko abantu bakabuza inyuma. Ntabwo ari byo. Babwira impamvu atari byo. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo akuzuye umutima gasesekara. Iyo Yesu yuzuye mu mutima wawe akagera no mu bugingo, niba hari ikintu kidahishika n'umugabo witwa Yesu. Ubu ngubu iyi telefone yanjye nshobora kuyibika mu ikote nimuyibone, unyishyizemo gutya mwayibona, ariko Yesu ntabwo wamuhisha. Yohana yamubonye ku kirwa Patimo abanje kujya mu mwuka. Sifa kwa Mungu. Yaravuze ngo ku munsi w'umwami, hari ku cyumweru, umunsi w'amateraniro bawitaga umunsi w'umwami. Yaravuze ngo narindi mu mwuka, nyakumva numva ufite ijwi rimeze nk'amazi menshi asuma. Byarasobanuraga ngo iyo uhuye na Yesu n'imvugo yawe arayihindura. Ngo avuze ngo mpindukizwa no kureba uwo ari we, ngo mbona afite amaso ameze nk'ibirimi by'umuriro. Umupantekote niyo arebye umubonaho ishusho y'abakristo. Ngo ngiye kubona mbona afite inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo. Abitwa abastronome cyangwa abahanga mu bumenyi bw'ikirere n'isanzure n'inyenyeri bavuze ijambo rikomeye, bavuga ko inyenyeri ntoya mu zindi ikubye isi inshuro 84. None Yesu yari afite zingahe? None uyu mugabo yakubamo ukamuhisha bikemera? Nta muntu ushobora guhisha Yesu yamaze kumwijiramo. Nguyu musemburo waje no ku mwariko wa gatatu w'ifu witwa umubiri, abantu barawubona. Ibimwuzuye rero Yesu, ibimwuzuye ngo nibyo twahaweho. Ntago wabihabwa byose, ariko ngo twabihaweho. Yaduhawe ibingana n'ibyo dukeneye turi hano mu isi. Ntabwo imbaraga z'Imana ari ukubavana hafi y'icyaha, ni ukubatuzanya nacyo ariko mutagikora. Ubundi icyaha kigenda gifatanye ku rutugu n'urupfu. Iyo winjije icyaha muri wowe, icyaha kinjirana n'urupfu. Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iyo icyaha kikwinjiyemo kinjirana n'urupfu, kandi abandi bazi ko gupfa ari ukukujyana irusororo n'ahandi bahamba. Reka da, gupfa kuzuye ni ugupfa mu bugingo bitewe n'icyaha cyakugezemo.
kandi Satani agira strategie nk'izigitagangurirwa akwica uhagaze. Mu bice 10 bya Yohana umurongo wa 10 Bibiliya iravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi ngo keretse kwiba no kwica no kurimbura. Satani rero ni umujura utiba ibintu byose. Satani mu bintu bikomeye yibye urubyiruko, reka ibyo mvuga, yibye icyo bita ahazaza. Umujura kwiba future cyangwa se fitiri, akakwiba ahazaza. Muti akwiba ahazaza gute? Ubu ngubu hari igihe Satani abeshya umuntu akamubwira ko agezweho, akabigenderaho, kandi Satani agira ijwi ryongorera rihisha utapfa kumva. Akajya agenda bikongorera ku buryo uzabaho mu gice cy'abantu bitwa abigerageza. Muzi ko mu rusengero harimo abakristo bigerageza. Wowe ukajya ugasenga Imana ukamara imyaka myinshi mu rusengero, ariko Imana idashobora kugira ikintu ikora muri situation uhagazemo. Mu ijambo rimwe, Imana irindira umuntu aho yamujyanye, ariko aho umuntu yijyanye arimenya, yirwanaho. Ibintu byose wijyanyemo uzanirwanaho. Imana ahantu ivana umuntu n'ahantu yamushyize ni naho imurindira. Biravuze ngo hari ibintu ukora, twarasenze mu minsi yashize, Imana itubwira ijambo rikomeye ndi kugenda nyumva uyu munsi. Yaratubwiye ngo hari igihe umuntu yikora ibintu nanjye nkamukora ibindi. Iyo umuntu akajya yanga kumva Imana ikamwihorera kuko ntirwana n'umuntu. Wowe ukajya uhangana n'ingaruka z'ahantu wijyanye, kuko ubundi ubuzima bw'umukristo burindirwaho bita muri comfort zone, cyangwa se burindirwa muri Kristo Yesu. Iyo usohotse muri Yesu, ibintu byose uzahurira na by'inyuma ya Yesu, ibintu byose muzahurira, ibyo ngibyo uzimenya. Turimo turajyana. Satani rero ye kubarangaza. Imana ikeneye imitima y'urubyiruko. Nahishuriwe ikintu gikomeye ndi mu masengesho. Twari turimo dusenga amasengesho y'iminsi 4. Imana imishurira ikintu gikomeye. Irambwira ngo bamaso nkwereke ikintu gikomeye. Ngiye kubona mbona Shitani adeployinze ingabo iz'amatsinda 3 z'abadayimoni. Zari zije kurwana n'ibintu bigera muri 3. Icyambere zari zije gukora, zari zije gusuka umwuka uremereye cyane witwa ubutinganyi. Ngiye kubona mbona uwo mwuka uraje, kandi mbona uri kwerekeza mu rusengero. Maze wanyerekaga ngo ibi ngibi ni biki? Arambwira ngo ndashaka kukubwira ko Satani uyu mwuka arashaka kuwinjiza cyane mu bajeni bakora icyo bita kuramya Imana, ku buryo uwo mwuka uzabafata bajya baririmba bagatanga ubuzima bw'ibyo babamo. Ese mwari mubizi ko iyo tubwiriza, iyo muririmba, ubuzima bw'ibyo tubayemo ari bwo dutanga? Ibintu turirimba ntabwo ari bwo buzima, ahubwo imbaraga zidukoreramo nizo zishorera ibintu twavuze. Iyo uri umuntu winjiwemo n'umwuka wa Satani, ibintu uzaririmba si byo bizagira umumaro. Murabizi ko hano dufite gahunda yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Ntabwo ushobora kuramya Imana imbere muri wowe Satani yarakubitsemo umugabane. Ibintu yakubitsemo nibyo bishorera ibyo uri muravuga n'ibyo uririmba. Ubu umuntu naza akaririmba hano ari umuhehesi, uwo mwuka ushorera ibintu aririmba. Niyo mpamvu mukwiye kubera amaso ubugingo bwanyu. Itsinda rya kabiri ryari rizanye umwuka uteye ubwoba witwa kureba pornography cyangwa se filimi z'urukozasoni. Uwo mwuka mbona watatse abajeni benshi cyane. Mbona ufasha abasore, mbona ufasha abakobwa. Uko barebaga izo filimi, mbona bafashwe n'abadayimoni bitwa ibisazi. Ibi bisazi mbaza uwanyerekaga ngo mbese ibi bisazi bisobanuye iki? Arambwira ngo ibi bisazi ni ibirangaza umuntu akajya aba mu rusengero, ariko bikazamurindiriza ikintu kimwe cyitwa gutungurwa. Imana izabarinde gutungurwa. Ziriya filime nabivuze, reka nongere mbibabwira abantu bazireba, bapfa nk'umugabo witwa Ahabu. Ahabu Imana yamuvuzeho ko azapfa. Maze ngo umuntu umwe wo mu rugerero rw'Abasiriya ngo yapfuye gufora umwamba, baramurasa ariko atamureba. Ngo wa mwamba uragenda, ngo mu bantu bose uhitamo Ahabu kubitaho bita mu ihuriro ry'imyambaro ye, bisobanuye mu bugingo mo imbere. Ngako kanya aravirirana ariko araceceka. Ubundi kuzimu iyo bakubitsemo icyaha ntukihane, baba bameze nk'abagucometsemo umuheha, bakajya bavoma ubugingo bwawe umunsi ku wundi. Kandi ibyaha
ibyaha birahemburana. Uko icyaha ugitindana kigenda gihembura ibindi, ukajya ubikora gake gake, ku kigero uzerura ukaba uwa Satani burundu. Nk'uko umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi yavuze intambwe zigera muri 6 ngo ziranga abantu basubira inyuma. Aravuga ngo iya mbere, ngo aba bantu batangira kunanirwa gukora iby'Imana ishaka cyane iyo bari ahantu hitwa hiherereye. Ubundi kubaha Imana kuri mu ngingo nk'ebyiri. Ingingo ya mbere iri kubahira Imana aho abantu babona, iya kabiri iri kubahira Imana aho abantu batari. Iyo rero iyo urangaye mbisubiremo, iyo urangaye, iyo ntambwe iragufata. Intambwe ya kabiri yaravuze ngo abo bantu batangira kunanirwa gukora ibibakwiriye igihe bari bonyine. Ntabwo kuramya Imana bibera aho abantu bari gusa. Umuntu aramisha Imana n'ahantu abantu batari. Uri mu cyumba cyawe ukaramya Imana, ufite smartphone ukaramya Imana, ukajya we ugenzura ibintu wandika. Babwire thermometre cyangwa se igipimo cy'ubugingo bwanyu, mujye mucunga amagambo mukunda kwandika kuri telefone n'ibintu mukunda kurota. Yewe naho nkunda kubipimira. Nta nubwo menya ubuzima bw'umukristo iyo ari kubwiriza cyangwa kuririmba. Iyo nshaka kumva ubuzima bw'umukristo ndamubwira ngo asenge, kuko hari ibintu udashobora gufindafinda n'amasengesho. Iyo usenze mpita numva ahantu uhagaze mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuririmba neza ariko udashobora gusenga. Ushobora kubwiriza neza ariko udashobora gusenga, kuko gusenga ni umurimo umuntu atikorana, ni umurimo umuntu akorana n'umwuka wera. Hari igihe umwuka wera rero akubenga, kandi akakubenga uhari ugikomeje gukora. Imana yarambwiye ngo ntabwo Satani arwanya iyi mirimo dukorera mu rusengero, ngo ahubwo arwanya imbaraga zizayishorera. Intambwe ya gatatu yaravuze ngo aba bantu batangira kwihunza abakristo bakijijwe by'ukuri. Uwo mwuka wari uteje umudayimoni wo kureba amafilimi y'urukozasoni wanteye ubwoba. Ijwi ryarambwiye ngo abantu benshi bishwe n'abantu batabazi. Uzi ko umuntu akirira filime muri Amerika wayireba uri hano i Nyarugenge ukaba wishwe n'umuntu wo mu Bushinwa, kandi wowe uri hano i Kigali ukaba wishwe n'umuntu utakuzi. Umwuka wa gatatu, itsinda rya gatatu ry'abadayimoni ryari rizanye imbaraga mbi cyane mu rubyiruko. Ndagira ngo mwirinde cyane, mube maso. Satani afite ubusabe bumeze nk'ubwa Farawo. Farawo ubwo yajyaga kurekura Abisiraheli ngo bave mu Egiputa, yabwiye Mose ikintu gikomeye. Yaramubwiye ngo ndabareka mugende, ariko unsigire abasore, abana b'urubyiruko. Muzi ikintu yari asabiye, ikuntu cyari gikomeye. Iyo Satani avuze ngo ndashaka urubyiruko, ahantu hambere abashaka gufata hitwa mu mitekerereze yarwo. Niba hari ikintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba gituma n'urubyiruko rutari kuzura umwuka wera muri ino minsi, ni ahantu Shitani yabarashe hakomeyeho yitwa mu mitekerereze, aho yafashe ikintu bita inyurabwenge na logique akazigira nyinshi cyane kuruta uko umwuka yaba mwinshi mu mitima. Iyo ufite logique nyinshi n'inyurabwenge nyinshi, mu maso y'Imana ubutangaje. Ziriya nyurabwenge zisobanuye igisobanuro kimwe, ku musaraba niho zisobanurirwa n'igisambo cyari kiri ibumoso bwa Yesu. Kiriya gisambo cyabwiye Yesu kimubwira ibintu byo mu mubiri by'amarojike. Kiramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, murahari, niba uri umwana w'Imana, niba uri butere siporo, niba ubigenza gute, va kuri icyo giti umanitseho, natwe ugire gute udukureho. Ese cyari kimututse? Cyari kimubwiye nabi? Cyari kimubwiye realite y'ibihari. Iyo ufite amarojike menshi, umwuka aragucika ntuzamenye n'igihe yagende. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye, nimutuzura umwuka wera. Tureba abajeni bari hano babatijwe mu mwuka wera, barambura ikiganza. Wabatijwe mu mwuka wera ntago wabiyoberwa, nimwe mwenyine. Abandi rero reka mbabwire ko mutazabasha guhangana na Satani nimutaba amaso ngo muramye Imana, mwuzure umwuka wera. Ntabwo imbaraga Satani ya deployinze zo kwica ubugingo bw'abajene ntago muzazicika. Kandi mu bintu mukwiye kumenya mukabizirikana cyane, nahishuriwe ikintu gikomeye. Nagiye kubona mbona inyuma y'izo ngabo 3 cyangwa se ayo matsinda 3 y'abadayimoni, mbona Shitani awoherejeho umudayimoni wari ufite agafuni. Mbazi ibyari byo, barambwira ngo ni umwuka wo kujya ukenyura abajene cyangwa se urubyiruko. Icyo bita gukenyuka ni ugupfa igihe kitageze. Ntabwo abantu bose bapfa igihe cyawe kiba cyageze.
hari igihe muvuga ngo umuntu igihe cyari kigeze. Hari abantu bapfa igihe kitageze. Igisobanuro kimwe cy'uko upfuye hakiri kare ni uko upfa ukarimbuka. Mana barengere cyane. Ibyuzuye muri Yesu n'ubugingo bwinshi. Ubugingo bwinshi busobanuye iki? Iyo tuvuze ubugingo bwinshi tuba tuvuze ubuzima bwinshi bwo mu Mana. Iyo ufite ubugingo buke, iyo ugeze kuri tere y'icyaha nawe uragikora. Ntabwo ari ikibazo cy'uko wari ufite ubugingo, ahubwo wari ubufite ariko bwari buke. Igitagangurirwa kijya gitega imitego niyo Satani atega abarokore. Kigatega ya mitego y'igitagangurirwa mujya muyireba y'utugozi. Hanyuma isazi ikaza nk'ikintu itazi ibyirimo ikabifashwa ukuguru kumwe. Yajya kugukuramo n'ukundi kukaba kurafashwe n'amaboko akaba arafashwe. Uko gifatwa igitagangurirwa kikaba kiri kureba yasaza, cyarangiza kigaca inyuma kikaza kigakubita umunwa wacyo mu kabuno k'isazi kikayinyunyuza mu buzima, ku buryo inshuro nyinshi ugenda ugasanga mu mitego y'igitagangurirwa harimo isazi ukagira ngo ni nzima. Mamubona itameze nk'aho ari nzima, ariko cyarayishe kera. Nuko Satani yica umuntu kandi akamwica ahagaze. Satani intego afite ku rubyiruko ni nyinshi, usibye n'urubyiruko kandi naho harimo n'abantu bakuru. Satani ni umujuru uzi ibintu agutwara. Satani akwiba iteraniro ryo mu mutima ugasigarana rino wajemo, ariko iryo mu mutima yari gukuyemo. Icyaka birakuvanamo icyo bita umunezero w'agakiza, ukajya unezezwa na ambiance iri mu rusengero. We waririmba gusa ukabona abantu bizihiwe ugatahana ibyo, ariko yarakujyanye kunezerwa umunezero w'agakiza. Kandi iyo ambiance ntabwo imara iminsi, uragomba ugire kunezezwa n'agakiza. Kandi ibyo ngibyo binyuza muri za nzira z'ibyaha. Hanyuma irembo rya kane Satani anyuramo yinjira mu muntu ryitwa inda. Iyo tuvuze inda tuba tuvuze ibintu byinshi, ariko reka mvugemo nka bitatu. Icya mbere, Yesu yavuze ko umuntu wese utiyiriza ubusa, buriya ngo uba ufite abadayimoni bitwa ibiragi. Ibi uko mutabivuze cyane. Yesu ngo hari umudayimoni abigishwe bananiwe gukura mu muntu. Arangije arabwira ati muzi impamvu byanze? Nuko uriya mudayimoni akurwamo no kwiyiriza ubusa no gusenga. Iyo utiyiriza ubusa ugendana abadayimoni batavuga, wowe ukagira ngo ntacyo utwaye kandi ubafite. Reka mbabwire ko umuntu wese hano igihagarara afite mu mwuka kingana n'amasengesho asenga. Hari igihe umuntu aba mu bintu bimeze nk'igipindi, ariko ndashaka ko muramya Yesu mwahuye nawe. Paulo yigeze atanga ubuhamya abuhereza umugabo witwa Agripa. Aravuga ngo ubwo nari ngiye kurenganya aba Yesu nkuko nari nsanzwe mbikora, ndi mu nzira ngeze Damasiko, nari ndi kumwe n'itsinda ry'abantu nari nyoboye bamerekeje, ariko ngeze imbere muhura n'umucyo. Aravuga ngo abantu twari turi kumwe uwo mucyo barawubonye, ariko mo imbere muri wa mucyo havugiyemo ijwi n'igihe waryumvise gusa. Hari abantu babonye umucyo wa Yesu. Kubona umucyo wa Yesu ni ukubona ibintu yakoze, ariko kumva ijwi ni ukwakira ubuzima bw'ibyo yakoze muri wowe. Ibyo nibyo Paulo yavuze byahishwe abantu bari bari kumwe nawe. Uramya Imana nkaho Yesu yakugezemo cyangwa? Haleluya. Urubyiruko mube maso, Satani atabica nimwe ejo hazaza. Imana irindira umuntu ikintu azayimarira. Narivuze ngo Imana irindira umuntu ikintu azayimarira. Kandi Imana igiye kureba umuntu ntimurebera hazaza, imurebera muri uyu munsi arimo. Uyu munsi niho Imana ikugenzurira. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga. Imana irashaka ko munezwa. Ikindi kiri muri Yesu ni ukwezwa. Iyo twezwa mu bice bitatu. Twezwa mu mutima, tukezwa mu bugingo no mu mubiri. Reka mvuga ibyaha nka bitatu by'umutima. Umwanditsi w'agatabo kitwa Umutima w'umuntu yavuze inyamaswa nk'eshatu zituye mu mutima. Yavuzemo nyinshi, reka mvuge eshatu. Iya mbere yayise ihene.
ihene ishushanya umudayimoni w'ubusambanyi uri mu mashami nk'arindwi. Ishami rya mbere ni ukuryamana n'umuntu mutakoranye isezerano. Iyo uryamanye kandi warizeye Yesu, uba ukoze ikintu gikomeye cyane. Uba ukoze ikintu bita isezerano, kandi iryo sezerano riba ritangaje kuko wowe ikintu uba ukoze ntacyo ubuze. Kuryamana bingana na adorasiyo cyangwa se gusambana. Munasambana mu nzego zigera muri 3. Usambana mu mutima no mu bugingo no mu mubiri. Ibyo ngibyo iyo ubikoze uba utwaye ubuzima bw'abantu baryamanye na wa muntu muryamanye. Iyo uryamanye n'umuntu waryamanye n'abantu 30, kuko muhuza ibintu bitatu byagenewe Imana. Bibiliya yita umugabo n'umugore umuntu umwe kuko bahuza ibyo bice bitatu, igice cyitwa umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibyo bice ubundi byagenewe Imana yonyine. Mu mategeko 10 y'Imana, irya mbere yavuga ngo kundisha Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ntushobora kuryamana n'umuntu utari kubitekerezaho, ntushobora kuryamana n'umuntu utari kubishyiramo ubwenge, ntushobora kuryamana n'umuntu umubiri utari gukora. Iyo ukoze icyo ngicyo rero, ukaryamana n'umuntu waryamanye n'abandi nka 30, utwara imivumo yabo, za karande zabo n'ubuzima bwabo. Donc ibyo bisaba kwegera Imana cyane kugira ngo igukize uwo muvumo ukwinjiyemo. Ubundi icyaha cyo gusambana gitwara, gifite umuvumo umara ibisekuru 10 cyangwa se imyaka 1000 kugira ngo kiveho. Reka mbisobanure mu nyumvi. Yuda yarasambanye, amaze gusambana Dawidi arasambana, Dawidi amaze gusambana Abusalomu arasambana, Abusalomu amaze gusambana Amunoni arasambana. Abo bose ni igisheni cyo kwa Yuda. Nibyo byinjijwe n'umudayimoni witwa gusambana. Iyo usambanye uyu munsi wa none kandi ukijijwe waramenye Yesu, biba bisobanuye ngo icyo ngicyo ukoze nutaba amaso nabo uzabyara ejo hazaza, uwo mwuka uzabafata nibadakizwa. Ishami rya kabiri ni za filime nababwiye. Ishami rya gatatu ni umwuka witwa kwikinisha, umaze gufata abajeni benshi cyane. Kwikinisha, ariko ibyo ngibyo mbiveho. Ibyo bikwinjiyemo, umwanditsi yaravuze ngo Gehinomu si ahantu n'ukuntu ngo umuntu yumva aguwe nabi kubera ibintu yabitse mu bugingo bwe, kandi ibyo bintu biva ku mubi, biva kuri Satani. Inyamaswa ya kabiri kugira ngo nsoze, yaravuze ngo ni inyamaswa yitwa ingurube. Aravuga ngo ingurube uko ari nini ni nako igira umururumba cyane, ngo ishushanya abakristo ngo barya buri munsi batajya biyiriza ubusa. Cya kindi kiragarutse kandi nutiyiriza ubusa uzasa nka Kigali, kandi nusa nka Kigali impanda nivuga uzaguma i Kigali. Mujya mwibuka ko muri abasore ariko mukaba mukeneye no kuzumva impanda. Hari imvugo intangaza iba mu barokore, ariko ni imvugo ipfuye. Ese bakavuga ati runaka yapfuye, ayiwe yari ari kumwe n'abande, yabonye ko yihana. Niyo bakuzanira abantu benshi, umuntu wese yapfuye ajya aho yarari. Impanda nivuga uzajya aho waruri. Niba udasenga rero ngo niyirize ubusa, uzagira ubuzima bw'i Kigali, kandi nugira ubuzima bw'i Kigali uzabura umunyakigali nyine. Niba zagushakire mu bantu bazajya mu ijoro, uzabura ibyo. Hanyuma inyamaswa ya gatatu kugira ngo nihute, yaravuze ngo ni umudayimoni mubi cyane. Ni inyamaswa yitwa ingwe, ariko isobanura umujinya. Twara abantu bagira umujinya uteye ubwoba. Reka mwe matambuka. Avuga n'indi nyamaswa ya kane, avuga igisiga cyitwa pawoni. Reka ngisorezeho. Pawoni ngo gishushanya ubwibone. Mweguke mvuge ku bwibone gato. Ubwibone butuma umuntu yigerageza. Ziko hari igihe abantu babaho bigerageza. Twasenganye n'umuntu, Imana iramubwira ngo warabenze, urangije ubenga n'uwawe. None vuga umuntu ushaka nanjye muguhe. Abona namwe mugira ya mvugo ngo icyo umuntu nawe kijya kiragenda, ntuzanagifata ahubwo kiragenda kikagucika ukireba, ntuzanagifate. Yaramubwira ati none rero ubwo naje mbwira umuntu ushaka muguhere muri iri teraniro. Mbega ibintu yavuze. Ubwibone, so ubwibone bugukuba. Daniel ibice 12:10 aravuga ngo benshi bazatunganywa kandi benshi bazezwa, ariko n'abandi bazacishwa mu ruganda. Ubundi kwezwa mu bigenerwa n'ijambo ry'Imana. Iyo wanze kwezwa n'ijambo ry'Imana ngo reka ubwibone, Imana igutegurira uruganda. Mushwari murayizi yingiye. Kuvureri muraramo murazizi nazo. Buri imbaraga zizimesa ni zimwe. Kuvureri bashobora kuyijyana mu kinamba kuyimeseramo. Byamona ko banabikandagiraho. Ariko kamushwari biba byoroshye. Hari abantu rero bafite imitima imeze nk'amakuvureri. Donc batare kuri ibyaha babirekeshejwe n'ijambo ry'Imana. Imana rero bategurira uruganda. Wa mukobwa yavuze ibintu ngira ubwoba.
ndabona hari abantu babyumvise. Imana yambwiye ngo ngabwire umuntu ushaka muguhere muri aya materaniro. Mana ndashaka umusore ufite munda zeru, nanga ibintu by'ibida, nanga ibida mana. Kandi akaba ari muremure afite agashinyaga ku buryo aseka abantu bose bakarangazwa nabyo mana. Kandi yarize amashuri menshi, amacye afite ari masters. Adatuye muri Afurika, ari i Burayi, uruhengekerezo byanze Canada. Ntegereza kavugiramo n'umuntu ukijijwe ndaheba. Songo waje akagukura amenyo umunsi umwe. Cyo ni ibintu byo gusaba Imana. Bwibone burakugerageza, wowe ukajya ubaho ngo ngutegereje Imana ye. Imana isanga umuntu aho yamusize, aho wijyanye wivanayo. Ibyuzuye muri Yesu rero n'ubugingo bwinshi. Ubugingo bwinshi buza kurwanya ibyo byose, buza kurwanya ubwibone. Ikadusenga Imana. Mu ntego iremereye yazanye Yesu ni ukugira ngo hatazagira n'umwe urimbuka. Iyo mvuze kurimbuka cyangwa se iyo Bibiliya ivuze ijambo ryitwa kurimbuka, Satani ni umugome. Yesu yaravuze ngo ni umujura. Iyo amaze kukwiba aragerageza akanakwica, kandi uru rupfu nababwiye ngo ni urupfu rwo mu bugingo. Tugiye gusenga, nsigaje iminota itarenga 5. Hanyuma iyo amaze kukwica mu bugingo, umuntu arimbuka ryari? Mweguke mbabwire ikintu gikomeye. Iyo umaze gupfa mu bugingo, urimbuka mu ijambo rimwe mu gihe Satani aguhuje n'urupfu rw'umubiri, ariko no mu bugingo warapfuye. Uhita bakujyana mu gituro. Kandi hari ibintu binsetsa, ngewe narabyihannye ntabwo nyibikora. Rya jambo mwandika umuntu yapfuye ngo rest in peace, biriya ni ikinyoma gikomeye cyane. Nibyo bita purgatori. Umuntu utapfanye Imana ntabwo ushobora kumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Iyo Satani aguhuje n'urupfu rw'umubiri yarakwishe mu bugingo, nicyo gisobanuro cy'ijambo rimwe ryitwa kurimbuka, ariyo gereza yitwa iy'iteka. Iyo umugabo witwa mu Kristo yavuga ngo adashaka kuzabamo. Muhombeka amaso yanyu dusenge. Imana yambwiye ngo irashaka ubugingo bwanyu kuruta imibiri yanyu. Kandi hari igihe ubuto bushuka umuntu. Mweguke gato mbabwira akantu. Mu minsi yashize nari ndi kuri moto, nari naraye nigishije i Remera ibintu byitwa ijuru. Ndi kuri moto ngeze muri rompo i Remera, ijwi rirambaza riremereye cyane. Rirambaza ngo rya juru wahoze uvuga ubu aka kanya uvuye mu mubiri warijyamo. Sanga burya bya bintu natwe biratureba. Ntangira kwishungura. Ijwi rirambwira ngo tugende nkwereke ikintu ngiye kukwigisha, uzakibwira abantu kubyitwa umubiri. Nari ngiye ahantu hari abarwayi ba kanseri i Kanombe. Nabonye ibintu biteye ubwoba. Ndangije ndimo ndataye, ijwi rirambwira ngo ubwire abantu bose bishinga umubiri ko bazahwana nayo. Mu bintu byose byarangaga ko Yesu muri we huzuyemo ubugingo bwinshi. Yesu yategetse umubiri kuva umunsi yavukaga kugeza umunsi yawuvuyemo. Ntabwo yigeze abimbata y'umubiri. Rubyiruko mutegeka imibiri yanyu. Mugani mu Kinyarwanda bavuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Hari igihe umuntu aba yumva ngo nta cyazaba, ariko igihe kikagera akakiba umubiri. Ngaho muhombeka amaso yanyu dusenge Imana.